ibyo uzajya umbwira nzabyemera, akasigaye muzagakosora, ariko mpiza imbaraga. Ntabwo Imana izategereza yuko tubanza kuba perfect. Ntabwo Imana izategereza ko tubanza kuba intungane ngo iduhe imbaraga. Izaziduha kuko ibona dufite umutima wujuje biriya kandi uzishaka. Izi ntambwe 5 zose twaraziciyemo. None bene data, ndenda kubasaba ngo ari umuririmbyi uririmba muri korali, ari n'umuhanzi uhanga indirimbo, hamagara umwuka. Ntegereje umunsi abantu bazajya mu mwuka bakamanura indirimbo zahimbwe mu mwuka. Uzi indirimbo zahimbiwe mu mwuka zitari zahimbiwe muri talent dusangamo. Umuntu arayumva akibaza ikintu kirimo, kayabara ngo iriya ndirimbo ngo twumva hari amavuta yandi arimo. Yewe bamwe ngo nayihawe ndi mu mwuka. Haleluya. Buriya indirimbo wahawe uri mu mwuka, ntabwo ngiye kuririmba kuko n'ijwi ryagiye, ariko kera nyuma ya genocide nigeze kwicara ndimo gusenga mbaza Imana, ariko Mana ko tuvuye muri genocide, abantu bakaba barapfiriye mu nsengero, abapastora, abapadiri, ababishops, abaki bakaba baragize uruhare muri genocide, tuzongera dutinyuke tujya muri iki gihugu tubwiriza, tuzabwiriza iki? Imana iramubwira ngo genda wabwire Yesu, kandi Yesu wabambwe, ubwiriza ubutumwa bw'umusaraba. Ko twabubwirije ra, twarabwirije shamu, nimubone nasaraye. Ko kera narabwirizaga sina nasarare, none nsigaye nsarara ntacyo nakoze. Ariko n'ubundi ibyuma bimaze iminsi bidakora bigwingese, n'iyi modoka yiparitse igihe kirekire, amapinara ashiramo umwuka kandi atagenze. Umenye ariko byagenze, nabuze aho mbwiriza ijwi rigwingese. Ariko reka mbabwire, icyo gihe naricaye narangije gusenga, numva Imana impaye indirimbo. Numva Imana irambwiye ngo iyi ndirimbo ujye uyiririmba aho ubwirije. Najyaga ndirimba iyo ndirimbo nkabona abana bararira, nkabona abagore bararira, nahamagara bihana nkabona barahagurutse, nahamagara wo gusengera nkabona baraje. Indirimbo wahawe n'umwuka. Ubundi njye sindi umuririmbyi, sindigera ndirimba muri korali uretse ya hano kubera ko nta korali zihari, ariko narayiririmbaga iyo ndirimbo nanjye akabigiye numva nanjye narira. Nkabona abantu pe, nkabona abapfakazi bararira barimo barasanga Yesu. Najya muri gereza nayiririmba nkabona aba prisoners barimo barahaguruka. Abaririmbyi nimunyure ziriya nzira, mutumanurira indirimbo zizahindura amateka, zitari za zindi tumenyereye. Umva, abaririmbyi biremera mumaze iminsi muri guma mu rugo, nimujye mu mwuka, za ndirimbo tumenyereye zose muzazishyire muri karahanyuze, muza n'izindi z'amavuta mashya muri mu mwuka, nibwo nzabemera. Kandi nimureba nabi igihe bazadukingurira nzababwira ni indirimbo tore dusanzwe tuzi zose sinzongere kuzumva kugeza ku mpera y'umwaka, maze ndibuka uko muzabigenza. Korali zimwe zizahita zijya muri vacances, izindi ubwo zizahita ziha kujya zirirwa zigenda zigiye kubwiriza za Nyakariro n'ahandi. Imana ibahe umugisha. Gusaba imbaraga inshuro 2 z'umwuka ukuriho. Icyo usabye kirakomeye, ariko numbona ngenda uragikorerwa kandi byarabaye. Haleluya. Reka njye ku ngingo ya 2 ko ndimo ndagana kugusoza, izindi zo ndazivuga muri make. Umutima tugomba kugira uzatuma biriya tubigeraho. Umva, umutima udacika intege, ntuzemere ko wakugumisha igirugari utarahabwa imbaraga. Niyo waba warakijijwe ntuzagarukiraho. Ntuzemere kuguma i Beteli ngo warejejwe ngo uri mu nzu y'Imana. Oya, ntuzemere kuguma i Yeriko ngo hawe imbaraga utarapfa kuri kamere ngo habwe dabo y'imbaraga. Umutima utitiriza, umutima utumbira ibirenzeho, umutima utanyurwa n'ibidahagije, umutima ufite inzara, umutima ufite inyota, umutima ushaka kubona ibintu bihinduka.
uwo ni wo uzatuma tubona ziriya mbaraga. Mwambwiye ngo amen. Kandi buri Eliya binjyanye ku ngingo ya gatatu, uwo tugomba gukurikira. Umva, niba ushaka imbaraga ntuzakurikire pastori, niba ushaka imbaraga ntuzakurikira poso, niba ushaka imbaraga ntuzasabiza Eliya, usabiza Yesu, kuko Eliya wacu ni Yesu. Hari abantu bakubwira ngo ngwame imbaraga nk'iza Paulo. Paulo aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko kinyegera mu cya Kristo. Tumbira Yesu. Yohana umubatiza, some preachers, hari ababwiriza, abigisha nakwifuza kwicara ku birenge nkabumva. Yohana umubatiza abantu baramuhururiraga kwa neza. Iyo pastori atakoze, ubwo itorero ntiriba ryakoze, ntabwo abakristo barumva yuko bagomba kuba independent na Yesu wabo, kuko Yesu niwe uduha izo mbaraga. Paulo abivuga neza yandikira Tito, aramubwira ngo uriya Yesu ngo yahawe umwuka ngo kugira ngo amuducunshumurireho cyane. Njya ntekereza Yesu yicaye mu ijuru arimo gucunshumura, acunshumura ngo amuducunshumurireho cyane. Reka dusenge Imana Yesu aducunshumurireho umwuka. Haleluya. Buriya rero akanyuma ndangirijeho, Elisa yakurikiye Eliya. Eliya arizamukira ajya mu ijuru, igishura kiratakara. Elisa ashobora kuba yariyumvaga mu mubiri akavuga ngo se wa mugabo nawusabye inshuro ebyiri z'umwuka ko ntacyo numvise. Aha rero niho abantu benshi bafite ikibazo, ariko ko nasengeye umwuka akaba ntacyo numvise. Halo, ufite icyo kibazo ko nasengeye umwuka akaba ntacyo numvise? Wowe wizere uzabimenya ugeze hehe, aho umurimo uzakorerwa. Kuko Elisa yaricaye aravuga ati ko numva ameze nkuko nari imeze, ko numva nta cyahindutse, ko numva nta nshuro ebyiri z'umwuka mfite. Aterura igishura Eliya yarataye hasi, aragenda ageze kuri Yorodani aravuga ati mva nabonye azunguza igishura akubita ku mazi. Arakizunguza akubiseho abona Yorodani icitsemo kabiri. Ati ya burya nibeshyaga, nagira ngo ni sensation, nagira ngo na ka emotion kari bunzemo. Za mbaraga zirahari. Ntabwo tuzamenya ko imbaraga zihari tutaragerageza kuzikoresha. Haleluya. Korari nisengera imbaraga niririmba izabibona hano mu iteraniro. Preacher, umubwiriza, sengera imbaraga nujya kubwiriza, ikizakubwira ko zabonetse uzazibona hano mu iteraniro. Hari ibyo tutagitinyuka gukora, gusengera abarwayi. Tuzamenya yuko izo mbaraga zihari umunsi tuzasengera abarwayi tukabona barimo barakira. Umunsi tuzasengera ingumba tukabona zaratwise zirabyara. Umunsi tuzasengera umuntu urimo abadayimoni tukabona yagiye. Tuzamenya ngo za mbaraga Elisa yamenye ko imbaraga azifite akubise amazi. Kubita amazi abona acitsemo kabiri, ati za mbaraga zirahari. Ikibazo dufite bene data, nizi mbaraga turazisengera, kandi icyabitwishe n'iki ni ba Eliya. Hari abantu bazavuga ati kizakubwira ko wuzuye umwuka no kuvuga mu ndimi. Nkavuga ngo ya, ntabwo Elisa yavuze mu ndimi agiye gukubita Yorodani. Ntashwe. Ntabwo Yosuwa yigeze avuga mu ndimi ngo inkuta z'i Yeriko zihirime. Imbaraga zizaza aho uri, nuvuga mu ndimi sawa nta kibazo, ariko tuzazibonera mu bikorwa. Haleluya. Mwiteguye mwese mu byo mukora byose gusengera izi mbaraga, kandi ukabwira Imana ngo mva rero Mana izi mbaraga ndazisengera, ariko nimara kuzisengera ndajya kuzigerageza. Amen. Izi mbaraga nazisengeye kandi nindangiza ndajya kuzigerageza. Batinze gufungura insengero gusa ngo nanjye nzibageragerezeho. None hanyuma njye nzambwirize bwira Imana uyu munsi ndabwiriza ku kwihana, kandi Mwuka Wera ngiye kuzigerageza hano ndeba aba bantu ko bihana. Uyu munsi turasengera abarwayi, dusenge turebe ko bakira, tuzigerageza. Ariko igikoresho gishya cyose iyo ukiguze ubanza kujya kukigeragereza aho gikoresherezwa. Reka natwe tugerageze izi mbaraga hariya aho Yesu yadutumye.
Imana ibahe umugisha rero, ariko buri wese nabigira isengesho rye. Tugende ziriya ntambwe zose uko ari 5, tubanze dukizwe, dukebwe ku mitima yacu, tunyurigire ubwari, tumanuke tugere i Beteli, twinjire mu nzu y'Imana twezwe, kuko utejejwe atazabona umwami Imana, including n'Umwuka wera. Tumanuke tugende tugere i Yeriko, aho imbaraga zikorera, ariko tubanze dupfe, Imana itazaziduha zikatumara. Uzi umuntu ufite ibyaha, iyo Imana imwujuje imbaraga, muzabaze Samusoni, azababwira yuzuye imbaraga, aragenda aryama kwa Dalila, atangira gukina avuga adafite roro. Si baba Filisitiya niyo hazi 1000 nabakubita ndi jyenyine, ntamenye ko yaguhuye n'umugore w'incakura, baramwogosha. Kubera iki? Kubera ko yari agitegekwa na kamere, kandi afite imbaraga z'umwuka zaguhitana. Dusenge Imana rero, Imana ibahe umugisha, kandi izo mbaraga tuzisengere kugeza igihe Imana izaziduha. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, kuva mu itangiriro ni watanze isezerano, uravuga ngo umwuka wanjye naza, ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye kuba afite umubiri wose. Umuhanuzi Yoeli arabivuga ngo abasaza bazerekwa, ngo abasore bazarota, abasore bazerekwa, ngo nzasuka umwuka wanjye ku bagaragu banjye n'abaja banjye n'abasore banyu n'inkumi zanyu, kuba afite umubiri wose. Umugaragu wawe Zekariya aravuga ngo si kubw'imbaraga kandi si kubw'amaboko tuzakora umurimo, ni kubw'umwuka. Kandi urangije ubwira abigishwa bawe ngo kizabagirira umumaro no kugenda ukabasukira umwuka bagahabwa imbaraga. Turasenga muri iyi minsi Imana ngo reka twese uko tungana, reka umuririmbyi, reka umucacu w'odeni, reka ukora umurimo usenga, reka ubwiriza, reka uwigisha, ukora umurimo wose awukoreye muri izo mbaraga z'umwuka. Kandi iyo umwuka yaje uhagurutse itorero. Mana turasenga ngo muri iyi minsi tumaze mu rugo tuzasohokemo dufite imbaraga, ku buryo abantu bazibaza aho duturutse. Udusukire imbaraga zawe, kandi uzisuke ari nyinshi, kandi uzisuke ku buryo abantu batazadushidikanya ko tuzifite. Tubwirize ubutumwa abantu bakizwe, nitwigisha abantu bahinduke, nidusenga ibintu bihinduke, nitwirukana abadayimoni bagende, nidusengera abarwayi bakire, nidusengera ingumba zibyare, duhanure, twerekwe, duhishurirwe, imbaraga zawe zikore mu itorero, uhembure umurimo wawe. Kandi Mwami, uyu munsi muri ubwo butware waduhaye, ndasengera umuntu wese urimo kumva ubu butumwa, andika ku mutima we aya magambo, umuhwiture, umwibutsa aho ageze. Abakijijwe Mwami Imana yacu, ariko bakaba batararenze aho ngaho ngo bambikwe imbaraga, ubasunike ubigize imbere, ubejesha amaraso yawe, nurangiza ubageze yeri kubambika imbaraga, ariko nurangiza wice kamere zabo kugira ngo batazasubira inyuma. Hari benshi Mana bashobora no kuba barimo kumva ubu butumwa ariko batakijijwe, barabatijwe, barakomejwe, bakorewe imihango y'idini, ariko ntibigeze bakebwa ku mutima. Ubagenderere, imbaraga zawe zikora umurimo, kandi tuzabona igisubizo cyabyo. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera umurwayi wese urimo kumva ubu butumwa, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Wajya kuvuga ijambo rimwe, ijambo rigakiza abantu. Ndasengera umuntu urwaye urimo kumva ubu butumwa, afata aho arwaye, nawe nurangiza ukurikizeho ikiganza cyawe, uwo muntu mukize. Ndasengera umuntu ufite icyifuzo yari arimo gusengera cyabuze igisubizo, uyu munsi umanura igisubizo cye. Ndasengera umugore w'ingumba wumvise ubu butumwa kandi akabyizerera yuko ushobora kubikora, umuha umwana azabyare. Ndasengera umuntu wese umaze igihe arimo gusengera imbaraga kubera ko agenda mu ntege nke. Ndasengera abari mu byaha, abo bose bagenderere, tuzabona ubuhamya bw'uko watanze imbaraga, abantu bakava mu burwayi, bakava mu bugumba, bakava mu byaha. Suka imbaraga zawe, unezeze ubwoko bwawe. Kandi Mwami Yesu, twongeye kuvuga ngo umugisha wawe ku bwoko bwawe, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, ube ku bwoko bwawe ahantu hose ibihe byose, mu izina rya Haleluya. Haleluya. Mwiriwe mwese, ndagira ngo
nifuriza ikaze muri ubu butumwa abo tugiye gufatanya bose. Tumaze igihe kirekire tutabonana imbone nkubone uretse bakeya, ariko benshi bagiye batanga ubutumwa ukuntu bagenda bakurikira, ndetse bamwe bagatanga n'ibitekerezo bw'uburyo ibintu byakosorwa. Ndakomeza kubashimira mwese, kandi turizera yuko uko dukomeza gusenga mu gihe kidatinze tuzabona Imana byose yabitunganije, tukongera tugaterana nk'uko twari dusanzwe, coronavirus yatuvuyemo hagati. Dukomeje mu nyigisho tumazemo iminsi zitwa kugendera mu mbaraga z'Imana. Kugendera mu mbaraga z'Imana nagiye mbigarukaho kenshi, nk'uko turimo kugenda twegereza umunsi wa Pentecote. Iki ni igihe cyo gutekereza, twibaza ngo ariko iyi minsi mikuru y'itorero itubwira iki? Murabizi Pentecote isa naho ariyo isoza iminsi mikuru y'umwaka wa gikristo, kuko abantu benshi bibwira ngo Noheli ni isoza umwaka, ariko burya Noheli ni utangira. Kuko ubundi Pentecote Yesu amaze gusubira mu ijuru, umwuka akamanuka, ubwo amateka y'itorero yaratangiye n'ubu aracyakomeje. Uyu munsi wa Pentecote rero utubwira iki? Gushaka imbaraga, kuko nicyo Yesu yari yarabwiye abigishwa be. Arabwira ngo ndagiye, ariko nimara kugenda ikizabagirira umumaro nuko ngenda, kuko nintagenda ntabwo umufasha azaza, ariko ningenda nzamuboherereza. Haleluya. Hari ikintu gikomeye nshaka gukomeza kubateraho umwete kugeza igihe kizafata. Umwigisha umwe w'ijambo ry'Imana ngo yamaze igihe yigisha ku Bakorinto ba mbere igice cya 13. Icyumweru cya mbere araza cyigishaho, icyumweru cya kabiri aterura bwa butumwa yari yigishije abusubiramo ntacyo ahinduye. Abakristo bamwe batangira kuvuga ati ariko se ubu butumwa pastor yatubwiye sibwo yatubwiye ku cyumweru gishize? Abandi baterekata n'ubundi yazanye. Avuga toya, icyo gihe ntabwo bari babufashe nk'uko mubufata. Batereka tuzumve ku cyumweru gitaha. Icyumweru gikurikiyeho araza aterura bwa butumwa uko yabwigishije, ntiyahinduraho n'ijambo, abusubiramo. Abandi baravuga ati rwose noneho turarahiye, koko bwa butumwa yongeye abusubiyemo. Ubu ni ubwa gatatu abutubwira. Baraceceka. Icyumweru gikurikiyeho aragaruka, arababwira ati uyu munsi turasoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 13. Bamwe rero mu bakuru b'itorero batangira kuvuga ati ariko mureke twumve, uyu mupastori agomba kuba asigaye ari umunebwe, nta kibona umwanya wo gutegura, cyangwa se bwaricanze ku buryo yigisha inyigisho yigishije akazisubiramo ntamenye ko yazisubiyemo. Araza babumbura Abakorinto ba mbere 13, abigisha ku rukundo. Barangije umukuru w'abakristo n'abandi bagize komite baricara baramuhamagara, barabaza ngo pastori, tuguhembera kugira ngo uhore usubira mu byo wavuze? Ntabwo ubibona yuko ubu butumwa umaze ukwezi ubusubiramo nta n'ijambo wahinduye? Bwarayaze, ntukimenya aho ugeze, cyangwa n'ubunebwe ntugishaka gutegura? Nababwira toya, ntabwo nasaze, nta nubwo nibeshye, nabikoze mbigambiriye. Ndashaka kubabaza, kuba ari ubwa kane mbigisha kuri ubu butumwa bwo gukundana. Nimugende munshakire umugabo wabanaga n'umugore nabi, mubanzanire batanga ubuhamya yuko babyumvise bakaba barihannye bakundana. Iri torero nyobora ririmo abakristo bangana, nimugende munshakira biyunze kuko bumvise buriya butumwa, hanyuma ubutaha sinzasubiramo. Baba baratsinzwe. Nanjye ndashaka kubabaza, iyi minsi tumaze twiga inyigisho zidutera inzara, inyigisho zidutera inyota yo kugendera mu mbaraga z'umwuka, ni bangahe mwamaze kubyumva mukaba nibura murimo kubisengera? Ni bangahe mwamaze kubisobanukirwa
mukaba mwarabyumvise yuko itorero ridafite imbaraga z'umwuka ridashobora gukora umurimo w'Imana nk'uko Yesu yavuze. Kuko ikibazo gikomeye dufite abakristo beza pe, ariko batarahura n'imbaraga. Impamvu muzabona abakristo benshi bageraho ngaho ubuzima bwo kuba umukristo bakumva burabarambiye, bakumva burababihiye, bagatangira kujya gushakisha, ugasanga umuntu ahora ahindura amatorero, yavuye hano ajya hariya arimo gushakisha, ntazi icyo ashaka. Kubera iki? Ntabwo yigeze ahabwa imbaraga ngo atangire kugira icyo akora. Uyu munsi turakomeza muri iyi nyigisho ituganisha ku munsi wa Pentekote uzaba ku cyumweru gitaha. Nubwo tutazaterana ariko hazaba ari kuri Pentekote, ariko ntiwamenye wenda tuzaterana, ntawe ubizi. Ariko icyo nenda kubabwira, twaterana tutaterana n'ubundi si cyo cyangombwa, kuko nta hantu na hamwe Yesu yigeze avuga yuko tuzuzura umwuka ariko turi mu materaniro. Ahubwo ndetse rimwe na rimwe amateraniro aratubeshya. Iyo umuntu ari mu iteraniro rinini bagatera indirimbo, bagasirimba, bakiterera hejuru, anavuga ati ariko hari ahantu hari imbaraga. Ari igihe nyambwira nkavuga noya, ntimukitiranye imbaraga n'icyuya, ntimukitiranye imbaraga n'umucanga n'umukungugu, ntimukitiranye imbaraga n'urusaku. Muzabibona hari abapasitori bavuga cyane, nanjye hari ubwo urabyumva muri no minsi narasaraye, sinzi uko byagenze, ngira ngo ni ubusaza nabyo bizamo. Ariko hari igihe umuntu avuga cyane, akavuga yihuta, ukagira ngo ni mitrailleuses bafunguriye muri automatique, akavuga yihuta, agashyiramo n'ibyuma akavuga cyane, akakubwira ati iwacu ku rusengero haba hari imbaraga. Nkabwira ntoya, haba hari ukuvuga wihuta no kuvuga cyane, ntabwo bivuga ko haba hari imbaraga, kuko imbaraga z'umwuka n'imbaraga z'ijwi ryanjye biratandukanye. Kandi imbaraga z'umwuka ntabwo ziva mu kuba twabaye benshi cyane, ziva muri wowe, ziva muri jyewe. Haleluya. Uyu munsi turiga inyigisho ivuga ngo urugendo rugana mu buzima bw'imbaraga. Twifashishije ruriya rugendo rwa Eliya na Elisa. Murabizi iyi nyigisho ya Eliya na Elisa abantu benshi barayizi, ndetse numvise abigisha benshi bayigishaho, ariko kenshi iyo bayigishaho bigisha kuri ariya magambo Elisa yavuze ngo inshuro ebyiri z'imbaraga zikuriho, naho bahera. Ariko ntibajya bafata umwanya ngo barebe ruriya rugendo bagenze, bava mu mujyi umwe bajya mu wundi, bava mu mujyi umwe bajya mu wundi, kugeza igihe bagereye hakurya ya Yorodani. Aho yahindukiye aramubwira ati rero Elisa, ngaho nsaba icyo ushaka nyiguye mbere yuko dutandukana. Hari intera eshanu ngira ngo twigeho uyu munsi mu rugendo rugana ubuzima bufite imbaraga. Kandi izo ntera eshanu zishushanywa n'imisozi ine tubonamo hariya, hanyuma tukaza kubonamo n'icyemezo Elisa yafashe bageze hakurya. Turareba ibintu bine, intambwe eshanu zigeza mu buzima bw'imbaraga, intambwe eshanu. Icya kabiri, turareba umutima tugomba kugira iyo turi muri urwo rugendo, umutima. Icya gatatu, turareba uwo dukurikira kugira ngo tugere mu buzima bw'imbaraga, uwo dukurikira. Icya kane, turareba icyo dukora ngo tugendere mu mbaraga. Intambwe eshanu. Iriya misozi tubona cyangwa iriya migi muri kiriya gice badusomeye, mu gisubireho mu Bami ba kabiri igice cya kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 15, baratubwira ngo Eliya na Elisa bahagurutse Gilugari. Buriya Gilugari ni umusozi ufite icyo ushushanya. Muribuka ubwo Yosuwa
yari amaze kwambuka Yorodani n'Abayisirayeli. Bageze hakurya ya Yorodani, bagiye mu gihugu cy'amasezerano, bari imbere y'Iyeriko, Imana yaramubwiye ngo aba bantu ntubatware uko baje, ubanze ubakebe, kuko igisekuru cyari cyaravuye muri Egiputa gikebwe, cyari cyaraguye mu butayu. Kandi igihe bamaze mu butayu abana babo ntibari barakebwe, kandi gukebwa cyari ikimenyetso Imana yahaye Aburahamu kizajya cyerekana yuko ari abana b'Imana, ari abo mu muryango w'Imana. Ndetse Imana iravuga ngo umuntu utakebwe ntabwo azabarwa uwo mu bwoko bw'Imana. Bageze i Gilugali, Imana ibwira Yosuwa ngo aba bantu wowe uyoboye we warakebwe, ariko iki gisekuru cyose ureba ntikigeze gikebwa, cyaza amabuye y'amasarabwayi ubakebe. Arabakeba bagandika i Gilugali. Nimusoma mu gitabo cya Yosuwa muzabibona yuko yamaze kubakeba, barangije bagandika ku musozi wa Gilugali. Aha rero ni igishushanyo, intambwe ya mbere yo gutangira urugendo ugana mu mbaraga. Hera ku musozi wa Gilugali, ubanze ukebwe, kuko gukebwa cyari ikimenyetso cyo kwinjira mu muryango w'Imana. Ubu ntitugikebwa, ariko Pawulo abidusobanurira neza. Ahantu henshi akunze kugaruka kuri icyo kintu cyo gukebwa, akavuga ati twebwe Abayuda barakebwaga, ariko twebwe gukebwa kwacu ni ukuri cyari mu gihe. Gukebwa kwacu ni ugukebwa ko ku mutima. No mu isezerano rya kera bajyaga babivuga, abahanuzi bajyaga bavuga ngo nzahagurukira guhana abantu bakebwe ku mubiri ariko badakebwe ku mutima, ngo ndetse imitima yabo ngo imeze nk'itakebwe. Bivuga ngo ni imitima y'ibyaha, ni imitima itarihannye. Pawulo yandikira Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 15 arabwira ngo gukebwa cyangwa kudakebwa ku mubiri ntacyo bimaze, ngo ahubwo ikigira icyo kimaze ni ukuba icyaremwe gishya. Haleluya. Abantu benshi, ikibazo cya mbere dufite mu bakristo, dufite abakristo benshi batigeze bicara i Gilugali. Dufite abakristo benshi bararirimba mu rusengero, barasenga mu rusengero, batanga amaturo mu rusengero, bakora imirimo mu rusengero, ariko ntibakebwe. Ni indaya, ni abasambanyi, ni abanyabinyoma, ni abanyamagambo, ntabwo bigeze baba ibyaremwe bishya. Ariko Pawulo arandika akavuga ngo umuntu yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. I Gilugali niyo ntambwe ya mbere, niho bahagurukiye. Natwe twese abashaka guhaguruka tujya muri urugendo rw'imbaraga, tugomba kubanza tugahagarara aho dukeberwa, aho dutunganirizwa, kandi nta handi. Yohana yabyanditse neza, aravuga ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ahandi mu byakozwe n'intumwa ibice 4 bakavuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru umuntu ashobora gukirizwamo uretse rya Kristo. Ariko abakristo benshi twabashyize mu itorero, twarababatije, twabakoreye imihango, twarabakomeje, twarabashyingiye, ariko tubashyingira batarabaye ibyaremwe bishya. Ndakubwira mwene data mvuba ubutumwa, wisengera imbaraga utaranyura i Gilugali, wisengera imbaraga utarakebwa ku mutima, wisengera imbaraga utaraba icyaremwe gishya. Isubiremo wigenzure, kuko ntushobora kubeshya Imana. Haleluya. Hari abandi rero, jewe nkundiye inkuru, hari ikintu rimwe na rimwe abantu batabona. Hari abantu bakijijwe pe, babaye ibyaremwe bishya, ariko bigumira i Gilugali. Kandi rimwe na rimwe usanga Eliya niwe wabiteye. Eliya yajyanye na Elisa, aravuga ati mva rero Elisa, sigara hano i Gilugali, Uwiteka ntumye i Beteli. Elisa aramubwira turashaka ko nguma hano, ngume i Gilugali. Muzumva n'abigisha bamwe na bamwe bavuga ngo iyo wamaze gukizwa, iyo wakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami birahagije, igumira i Gilugali. Ariko Elisa aramubwira atoya, hari ikindi kintu nshaka.
agakiza gusa kadafite imbaraga, ntabwo ndi bugume igirugari, ntabwo ndi buguma rwose, hari ikindi nshaka. aramubwira ati sawa. Baramanuka bajya i Beteli. Ikintu rero gishimishije, aho bageraga uretse na Eliya hazaga n'irindi tsinda ry'abana b'abahanuzi, nabo rwose bigumiye aho bari, turaza kubibona. Bageze i Beteli. Beteli murayizi mu gitabo cy'Itangiriro ngo kera yitwaga Luz, ariko Yakobo aharyamye ngo ararota abona urwego ruzamuka rugera mu ijuru. Abyutse mu gitondo aravuga ngo ariko aha hantu ni inzu y'Imana, ahita Beteli. Niwe wabatije izina rirafata. Beteli yo nimuyitegereza habereye ibintu byinshi, ariko reka mfate kimwe gusa. Ubwo Samweli yimikaga Sawuli, amaze kumusukaho amavuta, ubwo yaragiye gushaka indogobe za se, yaramubwiye ngo genda nugera i Beteli urahura n'itsinda ry'abahanuzi. Samweli wa mbere igice cya 10. Urahura n'itsinda ry'abahanuzi, umwuka w'Uwiteka arakuzaho, uhinduke undi muntu. Beteli, inzu y'Imana. Buriya rero Beteli ni igishushanyo cyo kwezwa, sanctification, kwinjira imbere y'Imana, kuko Imana iravuga ngo mubabera nk'uko so mu ijuru ari uwera. Biratandukanye, gukizwa no kwezwa biratandukanye. Hari abakristo bakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami, muzabyumva ndetse muri kino gihe mu rubyiruko. Iyo nyigisho irahambaye cyane, iraca ibintu ngo twebwe dukizwa ku buntu. Yes, igirugari turakebwa, ariko iyo tugeze i Beteli twinjira mu nzu y'Imana, tukagenda nk'abantu b'Imana, tukarwanira gusa n'Imana, tukaba sanctified, tukezwa. Kuko Bibiliya bivuga neza ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Abaheburayo 12:14. Abantu benshi baribeshya ngo ubuntu bw'Imana bwaduhaye agakiza. Yes, iyo ubuntu bw'Imana bumaze kuduha agakiza, tukinjira mu nzu y'Imana, tukinjira mu bwoko bw'Imana, tukinjira mu muryango w'Imana, duhamagarwa kwezwa. Abya bintu kumbwira ngo mushobora kwikorera ibyo nshatse, ngo ibyaha nakoze, ngo nibyo ndimo gukora, ngo nibyo nzakora, ngo byararihiwe. Icyo ni ikinyoma cyavuye ikuzimu. Icyo ni ikinyoma kizarimbura benshi. Iyo tumaze gukizwa, iyo ibyaha byacu bimaze kubabarirwa, duhamagarirwa kwezwa. Nta kumbwira ngo nibyo ndi bukora uyu munsi. Ntugomba kugambirira gukora ibyaha, ntugomba kujya mu byaha ngo nuko Yesu yarihira ibyaha byawe. Oya, tugomba kwezwa nkuko Data wo mu ijuru ari uwera. Na Yesu yarabivuze ngo hahirwa abafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Ahandi Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ngo nyamara urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyahagaze, ngo kandi handitseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Umurongo ukurikiyeho ukavuga ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Kwezwa, kumaranira kwezwa. Ntabwo Imana izakuzuza umwuka ucagase ibyaha. Ni data mpora mbibabwira, abantu benshi sinzi si mubamo, sinzi Imana mwizera, sinzi ubutumwa mwumva, ariko iyo mbona abantu benshi ntabwo bezwa, n'ibyo bareba ntibyejejwe. Ubu rero turi mu isi yanduye pe. Ellen White yaravuze ngo iminsi ya nyuma ngo biri mu isi byose bizaba byanduye. Nanjye ntangiye kubyemera, ngo n'inyama zizaba zanduye. Ziriya zo ntacyo zitwaye. Niba abantu batinyaga icyaha nk'uko batinya coronavirus, twambaye ubupfukamunwa, turatinya urupfu rw'umubiri, ariko urw'umwuka ntacyo rutubwiye. Umuntu aricara
agahera mu gitondo arya umwanda wa porunogarafi. Iyo uriye umwanda bigenda biti, urwara inzoka cyangwa izindi ndwara. Ntabwo uzezwa wirirwa wivuruguta mu byanduye. Ugomba kwezwa mu byo ureba, ukezwa mu byo wumva, ukezwa mu byo utekereza, ukezwa ku mubiri, ukezwa in and out, imbere n'inyuma. Abantu benshi bumva bashaka imbaraga kandi batejejwe kwezwa. Umusozi wa Beteli. Hari abantu bamwe bageze i Beteli pe, bahora baharanira kwezwa. Erega niko yari yabwiye Elisa, aramubwira ati noneho sigara hano i Beteli, twigumire i Beteli. Muzabona mu bigisha b'ijambo ry'Imana hari abantu bafashe sanctification, kwezwa, babihindura inyigisho ya nyuma. Baravuga ati iyo wejejwe uba wageze iyo ujya. Ariko nitegereje Bibiliya ndavuga ntoya, kwezwa ugasigara utashatse imbaraga ni nko kwitoza nk'umukinnyi warangiza ntujya mu kibuga gukina. Twezwa kugira ngo niturangiza twambikwe imbaraga tujye gukorera Imana. Ntabwo ari ukwezwa gusa ngo niturangiza twicarire. Ntabwo umuntu yambara imyenda y'ibirori ngo narangiza yicare mu rugo, arasohoka akajya mu birori. Ntabwo twezwa ngo bigarukiraho. Twezwa kugira ngo tujye gukora icyo twerejwe, tujye guhamya Imana. Kandi ntuzahamya Imana utari mu mbaraga. Ko Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabazaho mubone kuba abagabo bo kumpamya. Ntabwo ari kumuhamya uko twishakiye. Mwambwiye ngo amen, mwambwiye ngo amen. Ariko haleluya. Noneho ngo bavuye i Beteli ho basanze abana b'abahanuzi. Umva rero babandi bumviye, basanze abana b'abahanuzi. Eliya arabapepera arabwira ati bye bye. Babwira Elisa bati Elisa, ubuzaho shobuja agiye. Undi ati atuzi ko uyu munsi nimugoroba ari buzamurwe mu ijuru. Undi ati se jewe nitwigiye hamwe? Ati ndabizi, ariko mwebwe nimusigare i Beteli, jewe hari ahandi ngiye, hari icyo nshaka kumukuraho. Winezezwa no kuba wejejwe, winezezwa no kuba wicaye uri aho wambaye ibyera. Ahubwo haguruka wambara ibyera, ujye gukorera umwami mu mbaraga. Haleluya. Hanyuma arangije yari yabwira Elisa ati sigara i Beteli, nawe usigare wezwa. Aramubwira toya, kwezwa narakijijwe narejejwe, ariko hari ibindi nshaka. Umva, abantu bumva mubyumva nkuko mbyumva, nimumfashe tubwire Yesu ngumva Yesu, tugiye kugukurikira, ariko hari ibindi dushaka, hari ibindi dushaka. Uwa kane ushize hari kuri Asansiyo, umunsi Yesu yasubiye mu ijuru, abigishwa baramuherekeje, baramubona azamuka. Yaramaze kubabwira ngo ngiye kuzamuka ngende, kandi ningerayo ndaboherereza ibyo data yasezeranije. Haleluya. Iriya ndirimbo tujya turirimba ngo Mana turategereje kwakira uwo Mwuka wawe, tumugusabye twizeye, mutwoherereze mwami. Mana yacu, Mana yacu, ohereza Umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzurize isezerano. Nibwira yuko ba Petero na ba Yohana babonye Yesu agenda, bagiye bakicara mu cyumba cyo hejuru bakaririmba indirimbo isa n'iriya. Dutegereje amasezerano, dutegereje imbaraga. Haleluya. Hanyuma bava i Beteli. Yari yaravuga ati ariko uyu musore kabisa nze kureba ibye nanjye. Bavuye i Beteli, yari yaramubwira ati rero Uwiteka ntumye i Yeriko, none sigara hano, sigara i Beteli. Aho ya aramubwira ati ni Yeriko turajyanayo.
Yeriko yo murayizi mu gitabo cya Yosuwa. Buriya Yeriko niho hantu tubona bwa mbere, sibwo bwa mbere bari barabonye n'ibindi, ariko inyanja itukura yacitsemo kabiri, cyo cyari igitangaza. Urutare rutanga amazi cyari igitangaza. Inkware mu butayu byari igitangaza, n'amanu yari igitangaza, n'inzoka y'umuringa yari igitangaza, kuko ibintu by'Imana byose habamo ibitangaza. Ariko ubu bwoko bw'insoresore bakinjira mu gihugu cy'amasezerano, igitangaza cya mbere imbaraga z'Imana babonye no kuriduka kwa Yeriko. Haleluya. Kuriduka kwa Yeriko. Umva, izi mbaraga z'Imana ziritura Yeriko, imbaraga ziritura Yeriko. Aramubwira toya, turamanuka ni Yeriko tu, ndashaka kugera hari ahantu hari imbaraga ziritura ibihome. Gideyoni yasenze Imana, Imana niyo yari imutumye, atwara ingabo 32,000. Imana iravyirira ngo ya aba bantu ni benshi cyane, nimba rwanirira mukanesha ntimuzamenya ko cyari igitangaza. Mbwirira aba bantu bumva bafite ubwoba cyangwa bafite izindi mpamvu bitahire. Nibaza umukungugu watumutse amaze kuvuga iryo jambo. Wari wabona abantu 22,000 bahagurukiye rimwe bakiruka, ngo 22,000 bahise bagenda. Gideyoni acika intege, asigarana 10,000. Imana irabirebera avuga iti naba ngaba nabo baracyari benshi, ntabwo uzamenya ko icyo nakoze ari igitangaza ufite abantu 10,000. Noneho aravuga ati bamanukane ku mugezi nkwereke uko mbigenza. Aburi bubone badahisha ibiganza bakanywesha umunwa, abo ngabo ubanshyirire ku ruhande. Abari bugende bagashinga umunwa mu mazi bapfukamye, abo nabo bashyire ku rundi ruhande. 9,700 baragiye bashinga umutwe mu mazi. Imana iramubwira ngo bariya bashinze umutwe mu mazi ni indangare, ntibazi ibyo barimo, babwire nabo bitahire. Gideyoni asigaranye abantu 300. Imana iramubwira ngo aba barahagije, ugiye kubibona yuko hano ibikora n'imbaraga z'Imana si imbaraga zawe. Haleluya. Iki ni ikintu dukwiriye kumva. Nimwitegereza intambara zose, wari kubona Dawidi agiye kurwana na Goliyati, cyari igitangaza. Ibuye rigiye kurwana n'inkota n'icumu n'agacumu n'ingabo n'ibyuma bikingira ibituza n'ibikingira umutwe, igitangaza. Imana yacu ishaka ko duhagarara ahantu tukamenya imbaraga zayo. Ariko mwambwiye ngo amen. Kuko Imana yarabivuze neza muri Zekariya ibice 4:6, mwumva ngo si kubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko, not by power or by might. Si kubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Iteka avuga. Hari igihe umwami Yehoshafati ngo ingabo zaramuteye ari nyinshi, azibonye agira ubwoba, atumiza amasengesho. Ariko ngo bakiri mu masengesho abantu baramubwira ngo Yehoshafati ntuhangayike, ejo uzashyireho abaririmbyi bahimbaza Imana, bajya imbere y'ingabo baririmba ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza, ngo n'imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nta nubwo ari n'indirimbo y'urugamba, ariko ngo bagitangira kuririmba ngo Uwiteka yirara muri za ngabo z'abanyamahanga zisubiranamo. Kuko si kubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko. N'uyu murimo w'Imana, n'ubugingo bwawe, n'ubuzima bwawe, no kujya imbere yawe, no kuza kwawe, no kuzagera mu ijuru, si kubw'imbaraga zawe, ni kubw'imbaraga z'umwuka. Haleluya. Buriya na Yesu yatubereye icyitegererezo. Mbere yuko atangira umurimo yarabanje yuzura umwuka. Na Petero na Yohana n'abandi mbere yo gutangira umurimo Yesu aravuga ngo ya uku niko dutangira, turabanza tukuzura umwuka. Ariko muri kino gihe kubera abahereye batubwiye kwigumira i Beteli, ntabwo twageze i Yeriko.
tubona imbaraga z'Imana. Ariko ndenda kubabwira nta nubwo na Eliya na Elisa bagarukiye ariko, kuko Eliya yaramubwiye ngo noneho sigara hano Yeriko, Uwiteka antumye kuri Yorodani. Antumye kuri Yorodani, none sigara hano. Elisa akavuga ati ariko ko nshaka kuza kukubona ugenda, sindi busigare hano. Ikibazo gikomeye dufite, abantu benshi basobanukiwe amabanga y'imbaraga, bageze Yeriko ndetse bagumayo. Ariko reka mbabwire ikintu batahishuriwe, bageze Yeriko n'imbaraga barazibonye, ariko ntibagiye kuri Yorodani. Kandi nabyo bigira ingaruka, ko burya Yorodani ni igishushanyo cyo gupfa. Muzumve niyo turirimba nitumara kwambuka Yorodani. Yorodani tuzambuka ni iyihe? Ni urupfu. Yorodani cyari igishushanyo cy'urupfu, ugapfa ukajya mu kindi gihugu. Buriya rero ikintu abantu batarumva, Paulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo ubu ngubu ndiho ariko sigiye uriho, ni Kristo uriho muri jyewe. Abagalatiya ibice 2. Ariko aho nkunda cyane aravuga ngo nge nta kindi nzirata uretse umusaraba wa Kristo watumye iby'isi bimerera nk'ibibambwe, nanjye nkabimerera nk'ubambwe. Kandi yasubiraga mu magambo Yesu yavuze avuga ngo umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, afata umusaraba we aza nkurikire. None se ufata umusaraba ujyanye hehe? Kubambwaho, ukabanza ukica ikintu cyitwa geke. Mwabonye abantu bageze ariko bakagumayo, Imana ikamwambika imbaraga, aho kugira ngo ace bugufi akabyimba, yajya agakandagira nk'uw'Iyeriko. Twebwe twabonye Imana ikora ibitangaza, twebwe twahuye n'Imana ikora ibitangaza. Haleluya. Jewe ndi umukozi w'Imana, aho ngeze iyo batanyicaje imbere ndarakara kuko navuye Iyeriko, nabonye imbaraga, mfite imbaraga. Kabone se muntu w'Imana wabanje ugaca kuri Yorodani, iyo kamere igapfa. Buriya rero mbabwira iki kintu, kutagera kuri Yorodani ngo dupfe. Mwabonye ukuntu abakristo benshi bashaririye. Hari abakristo bagoye cyane cyane abanyempano, bagarukiye Yeriko, batigeze bamanuka ngo bagere kuri Yorodani, noneho inarige ibanze ipfe. Buriya muri revival hari akantu k'agakarita uwitwa Joe Church yakundaga gukoresha, kari kariho inyuguti 2 z'icyongereza I ihagaze, I nkuru ibihagaze nk'uko mpagaze ireza igituza. I Antoine Rutayisire, I Dr. Antoine, I Canon Antoine, I Archdeacon Antoine, I Pastor Antoine. Ariko rwose iriya I yuriya mugabo ko tumaze kwirambirwa. I ngo jewe ngo nabivuze, ngo jewe iyo navuze, ngo jewe ntibambonye, jewe ntibamvuze, jewe ntibampamagaye, jewe ntibanyibutse, jewe isaka wese kariya kagabo kazabambwa ryari. Benshi muri bo kumva ubutumwa utuye hirya aho ngaho Yeriko, sanga umugabo yarongoye, yagera mu rugo akayibwira umugore ati ugomba kwibuka ko uri urugo rwanjye, nje nije mugabo hano mu rugo. Ko Yesu ariwe mutware w'urugo, ko uri umutwe gusa. Buriya abantu benshi hano ntabwo barenze Yeriko. Uragenda ukiga baguha igipapuro nturenge Yeriko kikakuzamura. Joe Church rero yajyaga avuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu, ako kantu ka I ngo aragafata kakagonda akavanamo si ya Christ, I gapfa hagasigara Yesu wenyine. Nibyo Paulo yavugaga ngo jewe sinyihagarare nigangaritse, sinyagaye nikomeyeho, ibyari byanjye msigaye mbibara nk'igihombo, ngo ndonye Kristo, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, ngo menye n'imibabaro ye, ngo mumenye, ngo nifatanye nawe, ngo menye Kristo, abari usigara wenyine muri jewe.
sijya ukiriho, ni Kristo uriho muri jyewe. Yavuye i Yeriko ajya kuri Yorodani arapfa. Benshi ntiturapfa, turacyakomeye. Nanjye ubabwira hari igihe kahayi kazamuka, hari igihe nabivuze. Rero mvuka no mu bwoko bubamo za ayi zikomeye, abasindisha b'abaganzu ngo umusindi yarenze akarwa. Uzi umusindi yarenze akarwa ntahamagarwa nyine, ayi iba yahagaze nyine yashinze imeze nk'incira. Aha, mwareka Yesu akaba ari uba byose. Si kuko niba tugiye kuzagira imbaraga, izi nzira zose tugomba kuzicamo, ukamanuka ukagera hariya kuri Yorodani ugapfa. None wese akavuga ngo ubwo wapfuye rero noneho za mbaraga tugiye kuzikwereka uko zikora. Kuko bamaze kugera hakurya ya Yorodani, cyenge nibaza ariko kuki Eliya yagombye kunyurira inzira yose akajya kuzamukira Yorodani, kuki atazamukiye Beteli? Ese kuki atazamukiye Yeriko akabanza agaca kuri Yorodani, yagera hakurya akamubwira tumva rero we nabibonye, izi nzira zose wazigenze, ugeze kuri etape yanyu, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Buri Imana iradupima ikaguha imbaraga zingana naho wageze. Reka mbwira abakiri batoya mwifuza kuzamuka mu murimo w'Imana, jewe ndabizi nubwo rimwe na rimwe bijya binanira. Kera nkitangira kubwiriza ko natangiye nkeba nk'urwembe, kugiye narabanje gusoma Bibiliya, nari narize na lettre, niga nuko bavuga mu ruhame, niga uko bahagarara, niga uko utondeka amagambo. Ubu narabiretse. Imana yaramwe ngo biri burimo nibiki, ijambo ryanjye warihinduye ibintu byawe, uratondeka amagambo uragira gute. Icyo rero ndibuka igiterane cya mbere nabwirijemo, narabwirije ngiye kubona mu iteraniro ririmo riranyeganyega. Nabwo nindaje rero karabaye, sigaye mbwiriza iteraniro rikanyeganyega. Cyari igiterane kinini, ndabwiriza igiterane kikanyeganyega. Nari niviriye mu cyaro nyine aho nabwirizaga mu ishuri abantu bakeya, mbona igiterane cyanyeganyeze. Ariko nkumva inyuma yanjye ijwi rimbwira ngo ikabodi, ako ikabodi, kabodi. Noneho nsubiye mu cyumba, fata Bibiliya yanjye aho ikabodi iri nari mpazi, sanga ikabodi ndasoma, aravuga ngo ikabodi bivuga ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka gihari. Ntangiye gusenga Imana irambwira ngo uzongera kwisoka intugu kuriyo, witunda nk'idendo, witugarika mu murimo wanjye, nzandika ikabodi ku byo ukora byose. Yera buriya umurimo w'Imana ngukora mpinda umushitsi. Igihe muransaba Imana ntimushobora kucyumva. Uzi gukora ikintu cyamara gutungana ukumva ishema riraje, kumva riragushengura kabisa, ukabwiriza mu giterane kinini, ukavayo wumva cyane cyane. Hari igihe ubwiriza abantu bagafashwa bakanabikwereka, bakajya bahaguruka bagakoma amashyi ukirimo kuvuga, aho ati kabisa uyu munsi nacanye umuriro. Bagende baravuga ngo ngo wagize ute? Wacanye umuriro. Wowe ucanye ute? Muzihe mbaraga? Ufashijwe nani? Wowe ugira umuriro? Mana umbabarire. Nibuka isezerano n'isengesho nigeze gusenga, ryandika mu ikaye yanjye. Nari nakoze ikintu kigenda neza pe, bankomera amashyi. Imana irangije imparo marike. Ararase Mana, uzanyigisha uko umuntu akora ikintu cyaryoha hanyuma ntiyidundi. Nabyanditse mu Cyongereza ngo how can I be successful without being proud. Ngo nakora n'ibintu bikaba byiza hanyuma singira ishema n'ishyaka ry'uko nabikoze. Imana irambwira ngo give the glory to God, ngo icyubahiro ugiye Uwiteka. Buriya nkunda bariya abakinnyi b'umupira bamara gutsinda igitego agatunga urutoki hejuru, nubwo wenda atizera Imana, nibura it's symbolic. Biravuga ngo uriya ntabwo yari jyewe,
ngo ni ijuru ryamfashije. Buriya rero wanyuze kuri Yorodani, Imana iravuga ngo sawa, nibura ubwako wagasobanukiwe nshobora kukuzamuraho gatoya. Ariko hari abandi bamara gutsinda igitego ukabona agize gutya ngo ni iritako ryanjye niryo ribikoze. Aha, ariko njyabona no mu murimo w'Imana erega pastor ayobora itorero ati itorero ryavutse mu mavuta yanjye. Mwicwende ryawe ni itorero ryavutse mu maraso ya Yesu no mu mbaraga z'umwuka, ntabwo ari mu mavuta yawe ukuye hese yayendi y'amatirano. Mureke tujye duca bugufi, za kamere zipfesa habwa icyubahiro. Njya mbabwira kera iwacu hari ubusirimu butaraza, abahungu bajyaga kurambagiza agatira ikoti. Mwe ntabwo mushobora kuba mubizi, benshi ibyo bizwi, natwe twavutse muri gatanu, muri za 66 na 7. Ubusirimu butaraza usanga ku musozi hari nk'inkweto ebyiri gusa, unakagenda agatira inkweto n'amasogisi kwa Kanaka, agatira ipantaro kwa Yohana, agatira ishati kwa Petero, agatira isaha ya Paulo, akambara ikote, noneho agakwikira akagenda ari umusirimu. Nsigaye mbireba nk'abana, ariko Paulo yabivuze neza, aravuga ngo ariko ni iki mufite mutahawe cyatuma mwirata? Byose it's by grace, no ubuntu. Kuri Yorodani ukabanza ugapfa. Haleluya. Hanyuma noneho bageze hakurya, intambwe ya nyuma yari yaramubwira ati noneho etape zose waziciyemo, saba icyo ushaka. Icyo nshaka se ntukize, inshuro 2 z'umwuka wari ukuriho. Ariko uyu mugabo Eliya ngira ngo hari amasomo atari yarize neza, yari afite ubuhanga bwo guca intege. Umuntu yamubwiye ati sinsigara Gilugari, ati sigara Beteli, ati sinsigara Beteli, ati sigara Yeriko, ati sinsigara Yeriko. Bageze hakurya ati rero icyo ngicyo usabye kirakomeye. Atariko ngiye kuguha ikizamini numbona nzamuka. Kandi ngo yazamutse muri serwakira. Iki kintu rero cyo gusaba ntucike intege niyo ntambwe yanyu. Ukavuga ngo mva rero Mana, ibindi byose nibyo ntujuje, undebe, uranzi neza, ndakubwiza ukuri, sindimo kukubeshya. Ibyo uzajya umbwira nzabyemera, akasigaye muzagakosora, ariko mpiza imbaraga. Ntabwo Imana izategereza yuko tubanza kuba perfect. Ntabwo Imana izategereza ko tubanza kuba intungane ngo iduhe imbaraga. Izaziduha kuko ibona dufite umutima wujuje biriya kandi uzishaka. Izi ntambwe 5 zose twaraziciyemo. None bene data, ndenda kubasaba ngo ari umuririmbyi uririmba muri korali, ari n'umuhanzi uhanga indirimbo, hamagara umwuka. Ntegereje umunsi abantu bazajya mu mwuka bakamanura indirimbo zahimbwe mu mwuka. Uzi indirimbo zahimbiwe mu mwuka zitari zahimbiwe muri talent dusangamo. Umuntu arayumva akibaza ikintu kirimo, yabara ngo iriya ndirimbo ngo twumva hari amavuta yandi arimo. Yewe bamwe ngo nayihawe ndi mu mwuka. Haleluya. Buriya indirimbo wahawe uri mu mwuka, ntabwo ngiye kuririmba kuko n'ijwi ryagiye. Ariko kera nyuma ya genocide nigeze kwicara ndimo gusenga mbaza Imana, ariko Mana, ko tuvuye muri genocide abantu bakaba barapfiriye mu nsengero, abapastora, abapadiri, ababishops, abaki bakaba baragize uruhare muri genocide, tuzongera dutinyuke tujye muri iki gihugu tubwirize, tuzabwiriza iki? Imana iramubwira ngo genda ubabwire Yesu, kandi Yesu wabambwe, ubwiriza ubutumwa bw'umusaraba. Ko twabubwirije ra, twarabwirije shamu, nimubone nasaraye. Ko kera narabwirizaga sina nasarare, none nsigaye nsarara ntacyo nakoze. Ariko n'ubundi ibyuma bimaze iminsi bidakora bigwingese, n'iyi modoka yiparitse igihe kirekire, amapinara ashiramo umwuka kandi atagenze. Umenye ariko byagenze, nabuze aho mbwiriza ijwi rigwingese. Ariko reka mbabwire, icyo gihe naricaye narangije gusenga, numva Imana impaye indirimbo. Numva Imana irambwiye ngo iyi ndirimbo ujye uyiririmba aho ubwirije.
najyaga ndirimba iyo ndirimbo nkabona abana bararira, nkabona abagore bararira, nahamagara bihana nkabona barahagurutse, nahamagara wo gusengera nkabona baraje. Indirimbo wahawe n'umwuka. Ubundi jye sindi umuririmbyi, sindigera ndirimba muri korali uretse ya hano kubera ko nta korali zihari, ariko narayiririmbaga iyo ndirimbo najyaga bigiye numva nanjye narira, nkabona abantu pe, nkabona abapfakazi bararira barimo barasanga Yesu, najya muri gereza nayiririmba nkabona aba prisoners barimo barahaguruka. Abaririmbyi nimunyure ziriya nzira mutumanurira indirimbo zizahindura amateka, zitari za zindi tumenyereye. Umva, abaririmbyi biremera mumaze iminsi muri guma mu rugo, nimujye mu mwuka, za ndirimbo tumenyereye zose muzazishyire muri karahanyuze, muza n'izindi z'amavuta mashya muri mu mwuka, nibwo nzabemera. Kandi nimureba nabi igihe bazadukingurira nzababwira ni indirimbo tore dusanzwe tuzi zose sinzongere kuzumva kugeza ku mpera y'umwaka, maze ndiba uko muzabigenza. Korali zimwe zizahita zijya muri vacances, izindi ubwo zizahita ziha kujya zirirwa zigenda zigiye kubwiriza za Nyakariro n'ahandi. Imana ibahe umugisha. Gusaba imbaraga inshuro ebyiri z'umwuka ukuriho. Icyo usabye kirakomeye, ariko numbona ngenda uragikorerwa, kandi byarabaye. Haleluya. Reka njye ku ngingo ya kabiri, ko ndimo ndagana kugusoza, izindi zo ndazivuga muri make. Umutima tugomba kugira uzatuma biriya tubigeraho. Umva, umutima udacika intege, ntuzemere ko wakugumisha igirugari utarahabwa imbaraga. Niyo waba warakijijwe ntuzagarukiraho, ntuzemere kuguma i Beteli ngo warejejwe ngo uri mu nzu y'Imana. Oya, ntuzemere kuguma i Yeriko ngo wahawe imbaraga utarapfa kuri kamere ngo uhabwe dabo y'imbaraga. Umutima utitiriza, umutima utumbira ibirenzeho, umutima utanyurwa n'ibidahagije, umutima ufite inzara, umutima ufite inyota, umutima ushaka kubona ibintu bihinduka, uwo ni wo uzatuma tubona ziriya mbaraga. Mwambwiye ngo amen. Kandi buri Eliya binjyanye ku ngingo ya gatatu, uwo tugomba gukurikira. Umva, niba ushaka imbaraga ntuzakurikire pastori, niba ushaka imbaraga ntuzakurikira poso, niba ushaka imbaraga ntuzasabiza Eliya, usabiza Yesu, kuko Eliya wacu ni Yesu. Hari abantu bakubwira ngo ngwame imbaraga nk'iza Paulo. Paulo avuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko kinyigera mu cya Kristo. Tumbira Yesu. Yohana umubatiza, some preachers, hari ababwiriza, abigisha nakwifuza kwicara ku birenge nkabumva. Yohana umubatiza abantu baramuhururiraga kwa neza, iyo pastori atakoze, ubwo itorero ntiriba ryakoze, ntabwo abakristo barumva yuko bagomba kuba independent na Yesu wabo, kuko Yesu niwe uduha izo mbaraga. Paulo abivuga neza yandikira Tito, aramubwira ngo uriya Yesu ngo yahawe umwuka ngo kugira ngo amuducunshumurireho cyane. Njya ntekereza Yesu yicaye mu ijuru arimo gucunshumura, acunshumura ngo amuducunshumurireho cyane. Reka dusenge Imana Yesu aducunshumurireho umwuka. Haleluya. Buriya rero akanyuma ndangirijeho, Elisa yakurikiye Eliya. Eliya arizamukira ajya mu ijuru, igishura kiratakara. Elisa ashobora kuba yariyumvaga mu mubiri akavuga ngo se wa mugabo nawusabye inshuro ebyiri z'umwuka ko ntacyo numvise. Aha rero niho abantu benshi bafite ikibazo, ariko ko nasengeye umwuka akaba ntacyo numvise. Halo, ufite icyo kibazo ko nasengeye umwuka akaba ntacyo numvise? Wowe wizere uzabimenya ugeze hehe, aho umurimo uzakorerwa. Kuko Elisa yaricaye aravuga ati ko numva ameze nkuko nari meze, ko numva nta cyahindutse, ko numva nta nshuro ebyiri z'umwuka mfite. Aterura igishura Eliya yarataye hasi, aragenda ageze kuri Yorodani avuga ati mva nabonye azunguza igishura akubita ku mazi.
arakizunguza kubiseho abona Yorodani icitsemo kabiri ati burya nibeshyaga nagira ngo ni sensation nagira ngo naka emotion kari bunzemo za mbaraga zirahari. Ntabwo tuzamenya ko imbaraga zihari tutaragerageza kuzikoresha. Haleluya. Korari nisengera imbaraga niririmba izabibona hano mu iteraniro. Preacher umubwiriza sengera imbaraga nujya kubwiriza ikizakubwira ko zabonetse uzazibona hano mu iteraniro. Hari ibyo tutagitinyuka gukora, gusengera abarwayi. Tuzamenya yuko izo mbaraga zihari umunsi tuzasengera abarwayi tukabona barimo barakira. Umunsi tuzasengera ingumba tukabona zaratwise zirabyara. Umunsi tuzasengera umuntu urimo abadayimoni tukabona yagiye. Tuzamenya ngo za mbaraga Elisa yamenye ko imbaraga azifite akubise amazi. Kubita amazi abona acitsemo kabiri ati za mbaraga zirahari. Ikibazo dufite bene data nizi mbaraga turazisengera kandi icyabitwishe niki ni ba Eliya. Arabantu bazavuga ati kizakubwira ko wuzuye umwuka no kuvuga mu ndimi, nkavuga ngo ya ntabwo Elisa yavuze mu ndimi agiye gukubita Yorodani. Ntashwe. Ntabwo Yosuwa yigeze avuga mu ndimi ngo inkuta z'Yeriko zihirime. Imbaraga zizaza huri nuvuga mu ndimi sawa nta kibazo, ariko tuzazibonera mu bikorwa. Haleluya. Mwiteguye mwese mu byo mukora byose gusengereza imbaraga, kandi ukabwira Imana ngo mva rero Mana izi mbaraga ndazisengera, ariko nimara kuzisengera ndajya kuzigerageza. Amen. Izi mbaraga nazisengeye kandi nindangiza ndajya kuzigerageza. Batinze gufungura insengero gusa ngo nanjye nzibageregerezeho. None hanyuma nge nzambwirize bwira Imana uyu munsi ndabwiriza ku kwihana, kandi Mwuka wera ngiye kuzigeragereza hano ndeba aba bantu ko bihana. Uyu munsi turasengera abarwayi, dusenge turebe ko bakira, tuzigerageza. Ariko igikoresho gishya cyose iyo kiguze ubanza kujya kukigeragereza aho gikorerwa, gikoresherezwa. Reka natwe tugerageze izi mbaraga hariya aho Yesu yadutumye. Imana ibahe umugisha rero, ariko buri wese nabigira isengesho rye. Tugende ziriya ntambwe zose uko ari 5. Tubanze dukizwe, dukebwe ku mitima yacu, tunyurigire ubwari, tumanuke tugere i Beteli, twinjire mu nzu y'Imana twezwe, kuko utejejwe atazabona umwami Imana, including n'Umwuka wera. Tumanuke tugende tugere i Yeriko aho imbaraga zikorera, ariko tubanze dupfe, Imana itazaziduha zikatumara. Uzi umuntu ufite ibyaha, iyo Imana imwujuje imbaraga muzabaze Samusoni azababwira. Yuzuye imbaraga aragenda aryama kwa Dalila, atangira gukina avuga ati Afutaroro si baba Filistia niyo hazi 1000 nabakubita ndi jyenyine. Ntamenye ko yaguhuye n'umugore w'incakura, baramwogosha. Kubera iki? Kubera ko yari agitegekwa na kamere kandi afite imbaraga z'umwuka zaguhitana. Dusenge Imana rero, Imana ibahe umugisha, kandi izo mbaraga tuzisengere kugeza igihe Imana izaziduha. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, kuva mu itangiriro ni watanze isezerano. Uravuga ngo umwuka wanjye naza, ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye kuba afite umubiri wose. Umuhanuzi Yohera arabivuga ngo abasaza bazerekwa, ngo abasore bazarota, abasore bazerekwa, ngo nzasuka umwuka wanjye ku bagaragu banjye n'abaja banjye n'abasore banyu n'inkumi zanyu kuba afite umubiri wose. Umugaragu wawe Zekariya aravuga ngo si kubw'imbaraga kandi si kubw'amaboko tuzakora umurimo, ni kubw'umwuka. Kandi urangije ubwira abigishwa bawe ngo ikizabagirira umumaro no kugenda ukabasukira umwuka bagahabwa imbaraga. Turasenga muri iyi minsi Imana ngo reka twese uko tungana, reka umuririmbyi, reka umucaci w'odeni, reka ukora umurimo usenga, reka ubwiriza, reka uwigisha, ukora umurimo wose awukoreye muri izo mbaraga z'umwuka. Kandi iyo umwuka yaje uhagurutse itorero. Mana turasenga ngo muri iyi minsi
tumaze mu rugo tuzasohokemo dufite imbaraga ku buryo abantu bazibaza aho duturutse. Udusukire imbaraga zawe kandi uzisuke ari nyinshi, kandi uzisuke ku buryo abantu batazadushidikanya ko tuzifite. Tubwirize ubutumwa abantu bakizwe, nitwigisha abantu bahinduke, nidusenga ibintu bihinduke, nitwirukana abadayimoni bagende, nidusengera abarwayi bakiri, nidusengera ingumba zibyare, duhanure, twerekwe, duhishurirwe, imbaraga zawe zikore mu itorero, uhembure umurimo wawe. Kandi Mwami, uyu munsi muri ubwo butware waduhaye, ndasengera umuntu wese urimo kumva ubu butumwa, andika ku mutima we aya magambo, umuhwiture, umwibutsa aho ageze. Abakijijwe Mwami Imana yacu ariko bakaba batararenze aho ngaho ngo bambikwe imbaraga, ubasunike ubigize imbere, ubeze, ubejesha amaraso yawe, nurangiza ubageze yere kubambika imbaraga, ariko nurangiza wice kamere zabo kugira ngo batazasubira inyuma. Hari benshi Mana bashobora no kuba barimo kumva ubu butumwa ariko batakijijwe, barabatijwe, barakomejwe, bakorewe imihango y'idini ariko ntibigeze bakebwa ku mutima. Ubagenderere, imbaraga zawe zikora umurimo kandi tuzabona igisubizo cyabyo. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera umurwayi wese urimo kumva ubu butumwa, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Wajya kuvuga ijambo rimwe, ijambo rigakiza abantu. Ndasengera umuntu urwaye urimo kumva ubutumwa, afata aho arwaye, nawe nurangiza ukurikizeho ikiganza cyawe, uwo muntu mukize. Ndasengera umuntu ufite icyifuzo yararimo gusengera cyabuze igisubizo, uyu munsi umanura igisubizo cye. Ndasengera umugore w'ingumba wumvise ubu butumwa kandi akabyizerera yuko ushobora kubikora, umuha umwana azabyare. Ndasengera umuntu wese umaze igihe arimo gusengera imbaraga kubera ko agenda mu ntege nke. Ndasengera abari mu byaha, abo bose bagenderere, tuzabona ubuhamya bw'uko watanze imbaraga, abantu bakava mu burwayi, bakava mu bugumba, bakava mu byaha. Suka imbaraga zawe unezeze ubwoko bwawe. Kandi Mwami Yesu, twongeye kuvuga ngo umugisha wawe ku bwoko bwawe, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ube ku bwoko bwawe ahantu hose ibihe byose, mu izina